Nejwe n'Imana muri uyu mugoroba kongera kubana n'iri teraniro. Iteraniro twagiriyemo umugisha ubushize. Mu gihe twari mu gitaramo twumva ubuhamya butandukanye rw'abashiki bacu, twumva imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Dushima n'Imana ku byo yadukoreye muri iki cyumweru cyose, muri iyi minsi ibiri itambutse. Twagiye tubona ukuboko kw'Imana, tubona ijambo ry'Imana riduhumuriza kandi ritwereka inzira, ritwubaka. Twagiye twumva abashumba bagiye bavuga imbaraga z'Imana, bavuga uti Imana itugirira neza. Amen. Mu gakiza twahawe rimwe gusa. Amen. Byaranejeje rero bituma ntekereza aya magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Mvuga ngo Uwiteka tugire neza kandi tuze kugira ibihe byiza muri uyu mugoroba. Ngiye kuganira amagambo avuga ngo kuvura imvune zo mu mutima. Asante. Ugakira ugahabwa ingurane. Asante. Ngo Yesu ashimwe. Amen. Kuvura imvune zo mu mitima birashoboka. Ni imwe muri misiyo yazanye Yesu Kristo. Amen. Muri byinshi muri mu magambo menshi twumvise y'abashumba batandukanye batubwiye, mushumba Mutabazi yagarutse kuri ibi. Icyazanye Yesu Kristo ni mu mitima. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Uzi ko umuntu ashobora kugira imvune zo mu mutima ahagaze mu buryo tumubona ari mu gihagararo, ameze neza, aguwe neza, yambaye neza, tukabona aratambuka ameze neza, tukibaza uburyo ko umuntu umeze neza gutyo yagira imvune zo mu mutima bikadushobera. Ariko birashoboka ko wagira imvune zo mu mutima twebwe tukubona nk'umuntu umeze neza, utekanye kandi uguwe neza. Ariko imwe muri iyi misiyo yazanye Yesu Kristo ni ukutuvura imvune zo mu mitima. Amen. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Haleluya. Amen. Wamara kuvuga imvune zo mu mutima ugakira, ugahabwa ingurane, ugakomera. Nza nibuka ari amagambo Yesu asanga wa mugore wari umaze imyaka 18 wari uboshwe na Satani. Bibiri irambwira ngo Yesu amugezeho gusa ngo aramubwira ngo mugore, ubumuga bwawe wari umaranye imyaka 18, nawe ngo ahera ko arahagarara, aragororoka, atangira guhimbaza Imana. Yemwe imvune yari afite ziraruhuka. Asante. Yesu nashimwe cyane. Amen. Amen. Niyo magambo ushobora kugira imvune zo mu mutima, ariko mu mvugo z'iki gihe bavuga urebeye inyuma tukayabwa tukabona urizihiwe, umeze neza, uguwe neza. Ariko naje kugutangariza muri uyu mugoroba ngo Imana ikuvure imvune zo mu mutima. Asante. Hari amagambo nzasoma mu ijambo ry'Imana akambwira ngo mbega uyu mudugudu burya ari mwiza we, mbega ukurebeye inyuma uburyo umeze neza. Amen. Urebeye inyuma mbega ukunda aba bantu ari beza, mbega ukuntu bamerewe neza, mbega ukuntu baguwe neza. Amen. Birambwira ngo nubwo umudugudu wabo wari mwiza gute, ariko wari ufite ikibazo cy'amazi mabi. Wareberaga inyuma ukabona bameze neza, ariko ngo isoko yabo yari yaragize gute, yari yaratobwe. Ugize icyo biba, imyaka ntiyere, amatungo akaramburura, ibintu bigapfapfana, kandi urebeye inyuma ukabona bari bameze neza. Yego. Ariko Yesu, imwe muri misiyo yazanye Yesu Kristo ni ukutuvura imvune zo mu mitima. Asante. Haleluya. Amen. Amen. Ugakira, ugahabwa ingurane, ukaba muzima, ugakomera. Yesu nashimwe. Hallelujah. Haleluya. Amen. Ibihe bitarabaho, umucyo utarabaho, ijoro ritararemwa, ngo jambo we yahozeho, na Edeni ikiri kure. Haleluya. Umuntu atakura jambo we ngo yahozeho. Yesu nashimwe. Amen. Bira ko muri uyu mugoroba yiteguye kukuvura imvune zo mu mutima. Hallelujah. Haleluya. Amen. Ibihe
bitarabaho, umucyo utarabaho, ijoro ritarabaho, jambo wahozeho. Amen. Edeni kiri kure, umuntu ataracumura, imbabazi zawe zahozeho, ziriho zizahoraho. Hallelujah. Yesu uvura imvune zo mu mitima niwe naje kugutangariza muri uyu mugoroba, ntitaye kuri protokolo urimo, ntitaye muri biro uri mu uyu mwanya, nanjye ndayisize numvaga merewe neza muri iyo sasa, ariko ntibimuze kugira akantu kanduhije mu mutima, ariko nimwe muri misiyo yazanye Yesu Kristo ni uko tuvura imvune zo mu mitima. Imana ishimwe cyane. Uburyo wavutsemo bwonyine bishobora gutuma ugira imvune yo mu mutima. Amateka yawe, uburyo wavutsemo, uburyo wabayeho, ubirebeye n'uburyo watwite ukabyara, kondisiyo watwitemo, kondisiyo wabyayemo, nabyo ubwabyo bishobora kugira impact k'uwo wabyaye, ukagira imvune zo mu mutima, umwana akavuganiza imvune zo mu mutima. Ariko Yesu avura imvune zo mu mitima. Ushobora kugira imvune mu mutima zitewe n'akazi ukora, cyangwa n'abo mukorana. Mu by'ukuri mu yandi magambo mu mvugo dukoresha twebwe mu kazi, environnement de travail, environnement yaho ukorera hataguharisha amahoro, ukaba uri mu kazi ariko utishimiyemo. Yesu utanga ingurane arahari, yaje kuvura imvune zo mu mitima. Turahasoma. Amen. Haleluya. Amen. Ushobora kugira imvune zo mu mitima bitewe n'umuryango uvukamo, background yawe, umuryango wawe ukagutera ipfunwe, ukagutera imvune zo mu mitima, byonyine ukaza ugendana imvune zo mu mitima bitewe n'uburyo wavutsemo. Ariko tutitaye kuri ibyo, tuticaye ku hantu ukorera, tuticaye n'amateka yawe n'uburyo wavutsemo, ariko imwe muri misiyo yazanye Yesu Kristo ni ukuvura imvune zo mu mitima ziterwa n'ibyaha. Haleluya. Hallelujah. Mu muhamagaro dukorera mu Imana dushobora kugira imvune zo mu mitima kandi dukorera Imana. Uburyo dukorera mu Imana, umuhamagaro wacu, tukahakomerekera, tukagenda n'imvune zo mu mutima kandi turi mu muhamagaro. Amen. Ariko Uwiteka yiteguye kutuvura imvune zo mu mitima. Asante. Iyo umuntu yakoranyije imvune zo mu mutima cyangwa ibikomere bituma yiremamo ubwiwe ikintu cyatuma yimaramo, akagerageza kwimaramo umubabaro ntibishoboke kuko yakuranye ayo mateka, akamufunga akamuboha. Ariko hari Imana itanga ingurane, hari Imana ikumara umubabaro. Amen. Ugasanga umuntu yariyanze, yarabaye mubi, ataruka bishatse, kandi akumva nta muntu umwitayeho. Izo ni imvune zo mu mutima. Gusoma ijambo ry'Imana. Amen. Bisanga hano mu gitabo cya Yesaya. Amen. Muvuge ngo amena. Hallelujah. Yesu nashimwe uvura imvune zo mu mitima. Asante. Kandi reka nkubwire, ntaterwa imvune zo mu mitima ntibiterwa n'aho utuye. Ushobora kuba muri state nziza, ufite akazi keza, ufite uburyo ubayeho bwiza bushobotse, ariko ugendana imvune zo mu mutima. Ukaharuhira. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse hano mu gitabo cya Yesaya, n'ibice 61. Reka mpere ku murongo wa mbere mbasome, nubwo nza gutinda cyane ku magambo yansigayemo wa munsi umugaragu w'Imana yatubwiraga uburyo umuntu yanezeza Imana akiri Babuloni. Ngewe rikomeye cyane, ndagaruka ariko burya umuntu ari Babuloni ashobora kunezeza Imana. Ariko ndaza gutinda Siyoni, ntabwo nkuma i Babuloni, ndavuga amateka y'uburyo umuntu yaririje Siyoni.
Amen. ariko Yesu yiteguye kutuvura imvune zo mu mutima. Dusome igitabo cya Yesaya ibice 61 n'umurongo wa mbere. Bibiri irambwiye ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri je. Muvuge ngo ari kuri je. Ari kuri je. Wari Yesu wavugaga ayo magambo, ariko uyu mwanya Pastor Robert ni ugiye guhanura muri aya magambo. Yesu yavugaga action plan ye uburyo agiye kuzana no gutanga imirimo ye hano ku isi, ariko nicyo gihe ariko yaradutumye kugira ngo twinjire muri uyu muhamagaro tubwire aba bantu aya magambo. Nawe urimo muri uyu mugoroba wumva aya magambo. Amen. Bibiri irambwira ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri je. Ari kuri je. Kuko yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yego. Yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima. Imagine no kumenyesha imbuhe noneho ko zigize gute ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kandi ikigeretse kuri ibyo yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Mu yandi magambo, iki ni igihe cyawe, uyu niwo mwaka wawe wo kuvura imvune mu mutima. Amen. Amen. No kuri. Kandi yantumye kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. N'Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose. Gatatu ariho ni butinde. Yantumye no gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira ikamba mu cyimbo cy'ivu n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure. Amen. N'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye. Amen. Amen. Kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka ngo bihore bimuha icyubahiro. Njyeho ndi ko ndarambura amaboko ngo Mana tuguhaye icyubahiro. Amen. Amen. Nawe urambura amaboko n'ukuri ngo n'ibiti byatewe n'Uwiteka ibintu byahindutse kugira ngo tuhore kumuha icyubahiro. Nawe urambura ayo maboko yawe. Amen. Amen. Urayarambuye. Yego. Yego. Yarambure kabisa. Amen. Yego. Yego. Kuri kene Bibiri irambwira ngo nuko bazubaka ahasenyutse. Ahasenyutse iwawe simpazi, ahasenyutse kumurikiwe ari we wese simpazi. Ariko Bibiri irambwira ngo nuko muzubaka ahasenyutse. Amen. Bazura amatongo yabanje kubaho. Nubanuzi ko bengenda bwakiriye. Twese turabakiriye. Bazura amatongo yabanje kubaho. Kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare yabaye ibintu abantu bibagiwe hahandi tukabitekereza bya bindi byafapfanye byose. Amen. Bibiri irambwira ngo izatugarurira ibyacu zigazariye rero, ariko none ntabwo ndacyarimo soma amagambo ntabwo ndarangiza. Yego. Yego. Gatanu harambwiye ngo abanyamahanga nibo bagiye kuzaza babagirira imikumbi. Kanimaki abantu bari bamaze igihe baririra i Siyoni, mwumve aya magambo ukuntu agiye akurikirana. Abanyamahanga nibo bagiye kuzaza babaragirira imikumbi. Amen. Kandi abashyitsi, abantu batambuka, nibo bagiye kuzajya babahingira. Bakikiriza bibuzanye. Bibirambye ngo ariko mwebweho, mwumve aya magambo. Mwebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka. Amen. Abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu. Asante. Umva andi magambo, muzabita abanyamahanga batunze. Amen. Amen. Kandi mu cyubahiro cyabo niho mugiye kuzaza mukorerwa protocol, niho mugiye kuzakiratira mwebwe. Asante. Mu bantu bari bategereje ko mugiye gukorwa n'isoni, mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu, dore ikintu kibaye mugiye kugenerwa kangahe? Kabi. Asante. Ariko Uwiteka ahimbazwe. Mu cyimbo cyo kumwara kwabo, mu cyimbo cyo kumwara kwabo, bazishimira umugabane wa. Amen. Mu gihe abantu bari bategereje ngo ugiye kumwara, bigeze kubabwira ngo abaturanyi nibo bamenye bwa mbere ko kabaye iwawe, ariko ni nabo baba ba mbere guhamye kuko byahindutse iwawe. Mu cyimbo cyo bari bategereje ko ugiye kumwara, igiye kongera igukubire kabiri. Ngo nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho mu mbere Imana icyubahiro. Amen. 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 Yesu nashimwe.
haleluya haleluya amen amen ngewe numva narekeraho kabisa no gusoma ijambo ry'Imana byonyine numva byonyine hanyubatse nawe hakubake muri uyu mugoroba Yesu akuvura imvune zo mu mutima wari umaze utekereza wari umaze gushobewe wari umaze igihe wumva bizahera he ibyishimo bizaturuka he ariko hari ingurane yabonetse haleluya haleluya ya nyishuriye ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanira de imbere ya ntebe zahagararayo abanza nk'iminyago rize Yesu haleluya 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 Bibiri yambwiye bashumba mu nkurikiye batanzi b'Uwiteka bagaragu b'Imana abana yose mutandukanye Bibiliya ubuhanuzi bukomeye burambwira ngo noneho birahindutse ibyo mwari musanzwe mutura murebera mu mubiri birahindutse umwuka w'Imana ari kumwe nanjye asante umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye mu yandi magambo ibyo ngiye kubabwira ntabwo ari bya pasero bese nuko umwuka w'Imana ari kumwe nanjye amen amen kuko Uwiteka yahinduye ibintu amen yahinduye ibintu amen 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 haleluya amen amen ariko ibi bintu uzi ko ibintu bya online byaje mu gihe cya covid itariki 15 z'ukwa gatatu twebwe covid itangira guma mu rwo ya mbere nibwo twatangiye gusetinga ibi bintu abantu bakibaza uburyo umuntu azajya anezerwa ari wenyine ntimushobera nari ntarabibona ariko byambayeho n'ubimbayeho kuba umuntu ari wenyine nifungiranye muri chambre aho ndimo kwegera Imana mvuga gukomera kw'Imana umuntu akanezerwa ari wenyine ibi bintu byaje gutera Yesu wabikoze ngo nibakubaza ngo ni kuki wuzuye amahoro muzababwire ngo ni Yesu wagiriye neza Imana ishimwe cyane ibintu byahindutse Bibiliya yambwiye mu mwuka w'Umwami Imana ari kuri yewe amen Uwiteka yanyuranyije ibintu yasize amavuta ngo bwiriza abagwaneza ubutumwa bwiza amen amen birahindutse kabisa kandi igitangaje nuko ambwira amagambo akomeye yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima haleluya haleluya yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana byose arabitegekeshwe muri uyu mugoroba ngo avure imvune zo mu mitima wari umaze utangariyeho kandi karabikora yuko umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye haleluya niba nkora ibi bintu bikora operasiyo mu mutima wawe bikora operasiyo mu buzima bwawe bigira icyo bihindura inyuranye ibintu haleluya haleluya yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana byose kuko Umwami Imana ari kuri jyewe biremwe ngo kuko Umwami Imana izandabara nicyo gituma ntamwara nicyo gituma n'isoni nicyo gituma kiriho nicyo gituma nibo namamaza gukomera kw'Imana yantumye kuvura abafite imvune zo mu mitima yewe kandi nuko Umwami Imana yansanze arabimbwiye kandi biragoye kubwira abantu bari bien salarié bameze neza ukuntu urebeye inyuma muri housing ukabwira umuntu ngo yantumye kuvura abantu bafite imvune zo mu mutima birashoboka no gukingurira abantu bari mu nzu y'imbohe ushobora kuba ugenda ariko uboshywe yego ushobora kuba urimo ukora imirimo itangaje uri kora ivora ariko uboshywe yego yaratubwiye ngo na cya cyana cy'indogobe cyari kiboshye iteraniye wari imbere ntigishobora kwigorotora ngo kijyeyo
cyara ntikigobotere ngo kigeyo ariko muri misyo yamuzanye Yesu Kristo no gukingura abari mu nzu y'imbohe. Amen. Kabiri izana ingurane rero iratangaje ngo yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Reka kubera umwaka wawe. Uyu mwaka ukubera umwaka w'imbabazi. Imana ishimwe. Imyaka yose yatambutse reka nyite impfabusa kuri wo ariko uyu mwaka ube ane de reference ube umwaka w'icyitegererezo. Imana ishimwe. Ariko Mana yawe nzashima Imana vuza impundu ya haleluya zarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yantumye yarimbwiye ngo mbatanga umwaka no c'est pas l'année prochaine ntabwo ari ejo bundi ntabwo ari umwaka utaha n'uyu imbabazi z'Uwiteka. Amen. Amen. Reka amashimwe azabe menshi muri uyu mwaka. Reka kugira ko Imana tuzabikore muri uyu mwaka. Reka Imana neza tutaryarya tuzabikore muri uyu mwaka. Haleluya. Hallelujah. Kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Amen. Kandi reka nkubwire ngo n'umunsi Imana yacu izahorera imizigo ibyatubabaje byose ibyaduteye agahinda ibyo tutashoboye kwihorera Imana yacu izahora inzigo izaturwanirira. Asante Yesu. Ikigeretse kuri ibyo ni uko yarije guhoza abarira bose. Asante. Kabisa. Kuvura imvune zo mu mutima ije guhoza abarira bose ititaye ku twari urimo ititaye kuri costume wambaye muri uyu mwanya kumanywa abari mugoroba uko mumeze kose ije guhoza. Ntabwo narinzi ko umuntu ashobora kurira isi. Umuntu anezeza Imana umuntu ngo birashoboka ko yanezeza Imana akiri i Babuloni. Ntabwo ngiye kuvuga amakuru y'i Babuloni ngiye kubwira umuntu wari umaze noneho kugera mu masezerano y'Imana. Bavugaho n'Imana n'aba hari icyo Imana yakuvuga ariko uracyaryamanye amajenda y'amasezerano dore icyo Imana igiye muri uyu munsi. Yantumye gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira. Amen. Imagine uzi kurira Siyoni uzi kuririra amasezerano ukaba kuri mikoro nk'uko ndi mu gatuza wereka umuntu ahagaze ubundi ku ruhimbi ko nabwiriza ijambo ry'Imana ariko nkaharirira Siyoni. Imana ishimwe cyane. Amasezerano mu mugisha. Yego. Ukaruhira Siyoni mu materaniro waranezerewe Imana uririmbira Imana uvuga ubutumwa ariko ukaharirira. Birashoboka ko umuntu yaririra Siyoni bashumba mu ngurike birashoboka. Bibiliya binyemereye ngo yantumye gushyiriraho itegeko ryasohotse ntabwo ikiri negosiyasiyo. Amen. Ntabwo ikiri imishyikirano. Uwiteka arantumye ngo gushyiriraho itegeko ab'i Siyoni bari bamaze igihe baharirira ryo kubaha ingurane. Nimwakire ingurane mu izina rya Yesu. Haleluya. Turayakiriye. Uzi umuntu kuririra Siyoni ukaba uri mu materaniro ukanezerwa cya gihe cya seremoni y'amateraniro ariko bityo amena agahinda kakagusaga ugakomeza kandi waravuzweho n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi Imana yaravuze ngo humura mwana wanjye ibyo byose bikugose kuko n'Uwiteka Imana yawe ngo manuwe no kugutabara ariko ugakomeza ukaririra Siyoni mu masezerano. Ariko irantangarije Uwiteka Imana irambwiye ngo uje gushyiriraho itegeko i Siyoni. Abantu bari bamaze igihe baririra mu nzu y'Imana baririra mu masezerano baririra yanyuranye amaboko y'ibitavuga Imana byose. Haleluya. Birashoboka ko umuntu yaririra Siyoni bikemera Mana yawe. Ariko ngo yantumye gushyiraho itegeko ab'i Siyoni barira ryo kubaha ingurane ikamba mu cyimbo cyiza. Yego.
ingurane irakameze ikamba la kuhone dilagua ikamba mu cyimbo kivu amen burya bitangira ari bidafite forme bikarangiza bifite forme reka mutangarize mwene datungurikiye muri iki gitaramo cy'umugoroba ni ukuri ntabwo uzarangiriza mwiza oya ni ukuri kw'Imana ntabwo uzasoreza oya reka nkubwire uriya mugabo ninde Mefiboseti yarazi ngo background iwe nuko azasoza bibigambira ngo ni nta wasigaye w'umuryango wa Saul ngo muvuge abazi z'Imana arakoranye witwa Siba amutangira amakuru apfuye aravuga ngo arahari ariko amugaye ibirenge nubwo badutangira amakuru apfuye ameze ati ariko ntibibuze umugambi w'Imana gusohora cyane arahari ariko amugaye ibirenge abahe ngo abiye cyo mu rugo rwa Makiri mwene abiye nta connection iyo mu mateka aramubwira ngo weho peporte na hatuwi ntabwo agomba gusoreza mwiza mu cyimbo kivu nimubyakire mu izina rya Yesu Kristo erega n'uyu mwaka bibiliya niko yabwiye ngo n'uyu mwaka n'uyu haleluya Yesu shimwe asante Yesu shimwe Mana watugiriye neza reka nkubwire ntabwo ari ukomeza kwisasira hejuru gusa oya ntabwo uzasoreza mu ivu haleluya uyu munsi urumva wasebye urumva wapfuye wapapanya ntabwo gahunda y'Imana kuri uyu mwaka kuri wowe umwe muri misiyo yamuzanye ni ugutanga izi ngurane ntabwo ugomba gusoreza mu ivu ni ikamba nimwakira ikamba ni ukuri yanumye ku muntu wabiriyaga Isiyoni mu masezerano y'Imana mu rugo rw'Imana yo kumuha ingurane ikamba asante mu cyimbo cy'iki kivu ntabwo ari uko bizahora oya ni ukuri agomba kuba ikamba ko ni ukuri bibiliya ngo ubone amavuta kunezerwa mu cyimbo tubwira nimwakira izo ngurane mu cyimbo cy'iki tubwirabure amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure nawe wanezerwa bikemera imvune zo mu mutima zikaruhuka ugakira ukamuhagarara wenyine ugatangira guhimbaza Imana nubwo mbizi neza ko abatakwishimira hari abatakwishimira iryo shimwe ryawe kuko unezerwa kwawe ndabizi uzababwire ngo ni Yesu wangiriye neza kuki wuzuye ibyishimo noneho byagenze gute uzababwire ngo ni amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure amen ntabwo uzahora wiraburiwe Yesu oya ntabwo uzahora mu kiriyo reka ntabwo uzahora mu kiriyo reka ariko Yesu yaje kugira neza Mana haleluya Yesu duhaye kukunezerwa muri iyi mugoroba Yesu duhaye kukunezerwa muri aya manywa ku yindi migabane turagushimiye amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure ntabwo uzahora mu kiriyo iteka akira izo ngurane nawe unezerwa Imana asante haleluya nimwakira umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wari wihebye amen iyo misiyo y'Imana ngiyo imwe muri misiyo y'Imana nimwakira izo ngurane ni ukuri pa haleluya umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wari wihebye sinzi aho ugejeje ariko yazanye Yesu Kristo yazanywe no kuhoza abarira bose yaje no gutanga izi ngurane umwambaro w'ibyishimo haleluya umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wari wihebye wari ugeze kure wari utangiye kwigirira nabi wari utangiye kwishwanyagura imyenda ukiyamagara
amagambo apfuye ngo ntacyo nibariye nta nacyo zasiga imusozi. Oya, naje kuguhakanira n'ubwo uri Siyoni, naje kukubwira ngo ntabwo yantumye ku bantu bari Siyoni bari bamaze igihe barira ngo nimwakirinze ngura ikamba mu cyimbo cy'ivu, amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima w'irebye. Kandi ntabwo bigiye kugarukiraho gusa, murahera mwitwe biti by'Uwiteka, cyangwa byatewe n'Uwiteka ngo bihore bigira gute, bimuzamura icyubahiro. Mana warakoze, Mana wakoze kungura muri kariya kaga, nije wa mugore, nije wa wundi utaragiraga ibyishimo, nije wa wundi umbaraye, nije wa wundi mumuzamurire, nawe ahura uzamure icyubahiro cy'Imana. Ntibishoboka ngo mbese mwebwe ninde ubabaye nabanzaje gusenga Imana? Mbese muri mwebwe ninde unezerewe niyinjire mu materaniro aririmbe? ngo muzahera ko namwe mwitwa ibiti by'Uwiteka, byatewe n'Uwiteka, ngo bihore bigira gute, bimuhesha icyubahiro. Mu yandi magambo, muri buri protokole y'ijuru muzamura icyubahiro cy'Imana no gukomera kw'Imana. Amen. Ntaho bigarukiye gusa, ariko abantu bari Siyoni Imana ntabwo tuzahora turi Siyoni, hari ingurane yabonetse. wowe ukaba Siyoni ukabakura. Kuki abanyamahanga aribo bagirirwa neza gusa? Kuki abatize? Reka mbabwire, hajya ngo byamaze kubihane ngo urumva ngo twebwe ngo ni ibigeragezo nyine, ngo mwihanganire ibigerageza ngo nibyo tugahora turi Siyoni. Uwiteka ijuru ryatabaye muri uyu mwaka, itegeko ryaje ari itegeko ry'abantu bari bamaze igihe baririra amasezerano y'Imana yo kubaha ingurane. Noneho ngo mugiye kuzubaka hasenyutse. Mu mitima yanyu hasenyutse, ibyishimo byabuze, muri bizinesi zanyu zasenyutse, mu ngo zanyu zasenyutse, mu mitima y'abana banyu basenyutse, ahantu hari ibyaho byose byasenyutse, mugiye kubaka hasenyutse. Himbazo. Haleluya. Icya mbere ndabwigibeshya, icya kabiri gira imbabazi, icya gatatu ijambo rihugiriye ubwayo, iriherekeza imyaka ibihumbi. Haleluya. Kuko manda yayo idashobora kurangira vuba, wive itabisohoje. Nuko bazubaka ahasenyutse, mugiye kubura amatongo yabanje kubaho kera. Muvuga ngo ni kera. Mugiye kubaka hasenyutse iwanyu simpazi, ariko nuko yaje gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira. Byabaye itegeko nuko mugiye kuzubaka hasenyutse. Yaje ari oda. Mani himbazo. Amen. Mubazura amatongo yabanje kubaho, kandi bazasana imidugudu yasenyutse yamaze ibihe byinshi ari imyirare. Andi magambo akomeye ku bantu batuye Siyoni. Bibiliya ihamya ngo abanyamahanga nibo bagiye kuzaza babagira imikumbi. Erega iyi si yabagirirwa imikumbi, uwageze mu rundi rwego. Ni ukuri kw'Imana. Ntabwo upfa kuragirirwa imikumbi gusa ukizije inyuma. Abanyamahanga twebweho tuzaba turi mu bundi bwiza. Abanyamahanga nibo bagiye kuzaza baragira imikumbi. Kandi ngo abantu batambuka b'abashyitsi nibo bagiye kuzaza babahingira. Mu yandi magambo, mwebweho mugiye kuzaba muri mu yindi protokole, hari abandi bita ku byaro. Kuko mwari mumaze igihe muri Siyoni. Mwebwe babwiye ngo dushobora twebwe twanejeje Imana turi i Babuloni, tugere mu masezerano ya Siyoni naho tuharirire. Uwiteka ashyizeho itegeko, aravuga ngo ntibishoboka. Agiye gushyiraho itegeko abantu bari bamaze igihe barira Siyoni ryo kubabwira aya magambo yewe. Sinzi niba murimo muyumva kuko niba nyumva. Zamura icyubahiro cy'Imana aho uherereye. Haleluya. Abanyamahanga nibo bagiye
bazaza babagira imikumbi kandi abashyitsi nibo bagiye kuzajya babahingira bakikira n'inzabibu zabo. Amen. Mwumviye protokole ngo ariko twebweho muzitwa abatambyi b'Uwiteka. Mu yandi magambo twebwe tuzaba turi bisi, turi mu murimo w'Imana, turi muri nibature, tuvuga gukomera kw'Imana, tuvuga iby'Imana yadukore, dutanga amashimwe, tugenda dutanga ubuhamya ku migabane yose itandukanye. Muragira ngo mushiki wacu uriho duhaye ubuhamya mu gitaramo cy'ubushize, abanyamahanga nibamuhingire, nibamuragirira imikumbi, nibiteguye iwabona umwanya wo kwamamaza ishimwe ry'Imana, wo kuvuga ibintu y'ibikorere y'Imana, kuko turabo yaremye. Amen. Ituremeye imirimo myiza kandi yayituremeye muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Amen. Ariko mwebweho mugiye kuzitwa abatambyi b'Uwiteka. Asante. Ni ukuri kw'Imana. Tuzaba turi bizara abandi bashugurika ku bwacu, kuko twari tumaze igihe turi Siyoni. Asante. Ingurane zawe abantu bazabita abagaragu b'Imana yacu, abanyamahanga batunze yewe kandi mu cyubahiro cyabo niho mwebwe mugiye kuzajya mwiratira. Yego. Ibintu byahindutse. Mu cyubahiro cyabo, muri iyo protokole bagukoreye, niho ugiye kuzajya wiratira uvuga gukomera kw'Imana. Yego. Akandi biri hamwe mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni, abantu bari bategereje ko ugiye kumwara bigire kumenyekana, ahubwo ibintu birahindutse bibaye bibiri byikubye kabiri. Aho mugiye kugenerwa kangahe kabiri? Erega ko natangaza ko mu mwaka wo kuvura imvune zo mu mitima. Asante. Kandi ikadukubira. Ariko Uwiteka himbazwe utaramenya yabo kugira ngo tuzavuge gukomera kw'Imana. Amen. Mu cyimba cyo gukorwa n'isoni kwanyu mugiye kuzagenerwa kabiri. Amen. Nimuvuge ngo dabo. Ibintu byabaye dabo. Unabitangarize mugenzi wawe waririye kenshi Siyoni, waririye mu masezerano y'Imana, ariko ibintu byahindutse rero. Bibiliya yaje yambwiye ngo nuko umwuka w'Umwami Imana ari kuri jewe, niyo mpamvu nibo mbatangariza aya magambo. Amen. Amen. Mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu ibintu byahindutse, abari bategereje ko mugiye kumwara, mugiye kugenerwa kangahe? Haleluya. Kabiri. Abari bategereje ko mugiye kumwara bagiye kwishimira umugabane wabo, nicyo gituma mu gihugu cyawe. Amen. Uraho mugiye kuzagira umugabane ukubye kabiri. Haleluya. Ibintu bya nyakamwe turabyanze. Ibintu bya nyakamwe kudondanya ikubye kangahe? Kabiri. None si ikibazo kiri. Asante. Imana ihimbazwe. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Tugura imvune zo mu mitima. Asante Yesu. Niba nta mutima ugucira urubanza gusa muri iri teraniro ry'umugoroba, Akanukuri. Imana irakugirira neza. Asante. Imana ishimwe. Nukuri pe. Ntabwo ibintu nibura bikeya biranga umutimanama wawe umugaye ubabaye wari urushye, ariko niba nta mutima ugucira urubanza, izo ngurane zabonetse kabisa. Amen. Niba nta mutima wakoze icyaha, muri aya magambo iyo umutima ubabaye ubwawe wiyumvamo umugayo, wiyumvamo ipfunwe, wiyumvamo ikintu gisebeje, icyaha urabyumva wiburamo ibyishimo. Ariko ndakubwira ngo muri uyu mugoroba niba nta mutima ugucira urubanza, izo ngurane ni zawe. Asante. Iyo wamaze gukora icyaha byica ubusabane bwawe n'Imana cyane. Ntabwo ushobora kunezeza Imana uri waburuni. Birashoboka ko wahanezerwa ariko bigoye, ugatanga ubuhamya bupfuye, ariko Imana idufashe. Imana ituragirire, iturebere ubugingo bwacu bukomeze kuba buzima imbere yayo, kugira ngo ziriya ngurane tuvuze Uwiteka zitugenere. Asante.
iyo umutima wamaze gukora icyaha byica ubusabane bwawe n'Imana bigatuma utanezererwa Imana. Ariko naje kukubwira ngo uri mu bibazo ariko wakoreye Uwiteka Imana iguheza ingurane tuvuze haruguru kabisa. Amen. Amen. Iyo umutima wawe wakoze icyaha urakumwaza, ukumva ipfunwe muri sosiyete, ukumva ntiwishimye, ariko nagira ngo ubwire ngo zirangurane n'izibi wawe. Yego. Yesu yaje kuvura imvune zo mu mitima. Asante. Umutima ushwanyutse ntabwo umwuka wera ashobora kuwugeramo, ntibishobora ko wanezeza Imana ubese bishoboka. Umutima washwanyutse ntabwo umwuka wera ucumbikamo. Nekarika. Ariko mwimwe muri misiyo yazanye Yesu Kristo kuvura imvune zo mu mutima. Asante. Uyu mutima ukwega wirukana amahoro yo mu mutima. Amahoro yo mu mutima agapfa. Ariko nagira ngo ngubwire ngo imwe muri misiyo Uwiteka yatuzaniye umugoroba, ivu ararisimbuza ikamba, ubwirabure arabusimbuza amavuta yo kunezerwa, umutima wihebye arawusimbuza umwambaro w'ibyishimo. Kugira ngo nawe uhereke witwa ibyo byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka bihore bimuhesha icyubahiro. Ubwire muri uyu mugoroba ineza y'Imana irahari. Imbaraga z'Imana zirahari. Bibiliya irambwira hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana n'ibice 5 ariko nsohozeza ibice 5 n'umurongo wa mbere hano mbona yicaye kuri ya ntebe mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi yifatanije ibimenyetso birindwi by'ubushishi ngo mbona marayika ukomeye abarizwa n'ijwi rirenga. Ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo ibimenyetso birindwi bifatanije kihagiro mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Muri uko bizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kwikireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati wirira dore ntereye mu muryango wa Yuda n'igisi cya Dawidi aranesheje. Babumbura igitabo amena ibimenyetso birindwi bifatanije. Yego. Umura Yesu aracyavura imvune zo mu mutima kabisa. Umura uhagarara wenye uhimbaza Imana niba nta mutima ugucira urubanza izimurane n'izabo. Nimwakira umwaka w'imbabazi z'Uwiteka. Imana zatanzwe Imana ari kuri jyewe. Unyemere senga Imana soza. Mana Hallelujah. Mana ngikunyumve. Baba wagwamerewe. Ariko mbivugiye kubwira iteraniro ry'uyu mugoroba. Kugira ngo ineza yawe igaragaze umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, umwaka uzashobokaho ko watanga ingurane. Aho abantu bari bitega kuducuranira ingone niho utabariye, kuko imwe muri misiyo yakuzanye muri uyu mwaka urambwiye ngo utanze ingurane. Mana twaragukoreye tubyuka ijoro n'amanywa tukuvugira, ariko baza uvura imvune zo mu mitima mwana kugira ngo bahereko nabo bitwe ibiti byo gukiranuka byatewe n'Uwiteka bihore bimuhesha icyubahiro Uwiteka Imana. Mana ndagushimiye iri jambo rigira icyo rikora mu mitima y'abaryumvise, ni kubw'izina ryawe Yesu Kristo tugusabye. Amen.